habanje kuza umuhungu w'umusore icyo gihe yayoboraga ikigo cy'amashuri ya primaire ahantu bita Nyakariro. Yaje bwa mbere niwe wageze mu rugo bwa mbere, arambwira ngo nimuhishe, hari inzu nari ndimo kubaka nini ya habitation pastorale nashaka kwimukiramo. Ndeba ahantu mushyira, uzi ko ureba ahantu wajya washyira umuntu mu byago ukabura ufite inzu nini. Niyo nzu nayigezemo nshaka ahantu mushyira, ndavuga nimushyira hariya baramubona, nimushyira hano baramubona. Numva ntangiye guta umutwe nibaza ukuntu bigiye kugenda. Nari ndimo gucukura umwobo wa toilette maze kugera muri 15 kuko nashaka kugera 20. Uwo musore mumanuriramo hejuru, mfata imbaho nshiraho, shaka n'ibyatsi nyanyagizaho ku buryo utashobora kubona ko hari icyobo. Abantu bamaze kuza ari benshi nabajyanye mu rusengero. Igitero cya mbere ntangira kwinjira mu rusengero, batangira gusigana ubwabo. Bamwe muri izo nteramwe arabona naragiriye neza, naragaburiye, narafashije, nubwo bari mwabo, ariko batangira gusubiranamo bati uyu mupastori araziriki. Haza igitero cya kabiri, nacyo kinsaba ko ngiha abantu, ariko mbabwira ko bidashoboka ko mbaha umuntu numwe wo kwica. Nta muntu numwe nifite wo kwica. Niko nabwizo nteramwe. Nababwiye ko nta nyenzi mfite, nyenzi n'udusimba twa parasite. Nababwiye ko nta muntu numwe mbaha numwe ngewe nkiriho, banze mu nyici. Nari numvise ko bishe umupastori witwaga Nyaramba hakurya y'iwacu aho bita muri Sake irukumbere. Bamwicanye n'abakiristo mu rusengero bose, nta numwe yasohotsemo. Ndavuga ni nanjye nibagaruka baranyicana n'aba bakiristo banjye bose. Ariko nta nubwo bari abakiristo gusa bari bavanze. Nibo bambaje baramaze ngo urumva turi bukirira aha. Ndababwira niba mwaje hamuzi ko muhakirira. Niba Imana ikimenyetso muri burebereho. Niba Imana yarampamagaye akaba ari yanzanye muri ritoro rya Nyabubare, adeperi Nyabubare, nta muntu uri bupfira hangaha. Niba atari yo yanzanye, ikimenyetso kinyereka ko atari yo yanzanye, baratwica. Nimubona banyishe mumenye ko nta Mana ibaho. Nanjye nimbona hagize umuntu numwe bicamo, ndamenya ko atari Imana yanzanye hano. Duhagarara kuri icyo kintu, ariko nashaka kubakomeza, nashaka kubaha assurance ngo bamenye ko ni Imana yanjyanye hariya. Kandi ariko igitero cya kabiri kigiye, ndavuga ntese nibagaruka noneho biragenda bite? Ntangira gutekereza ko baca amatsinda. Mbaca amatsinda mu bubati, sagari dorobe nashyizemo abantu, munsi y'ibitana nashyizemo abantu, munsi y'urugo mu duhuru nashyizemo abantu, ahantu hashoboka hose. Nawe urumva abantu 300 ni benshi, urumva byamfashije, ariko gito nabikoze mu buryo buhambaye, nabikoze mu buryo bw'umwuka. Icyumba cyanjye aho nabaga ku buriri cyari cyuzuye ku buryo kugira ngo ngere ku gitanda nacyo ndara no hejuru y'abandi bantu, nagomba kubabwira bagahina amaguru nkabonaho ntambukire kugira ngo ngere ku gitanda. Igitero kiraza kiragaruka bwa gatatu, ariko baragiye bakora inama. Umwe muri bo waguye yari umukristo, araza arabatoroka, araza arambwira ati pase, tumaze gukora inama, nta muntu numwe uvaha, mwese turabica, niko inama imaze kwemeza. Ndamubwira Imana nibemera mutwicisha, ariko nta kindi natekerezaga. Naravugaga nti reka mbaca amatsinda, baraza batwice koko. Ariko birashoboka ko nta muntu wica abantu ngo abamareho. Birashoboka ko hazagira itsinda risigara cyangwa abantu bake muri bo bakazabara inkuru. Nicyo cyatumaga ndimo kubatatanya. Ariko je n'umugore wanjye n'abana bo nta twari twamaze kwishyira kuri disposition gupfa, twari twabyemeje. Nabaje umugore wanjye, uremera ko ari twe dupfa mbere ntitugira umuntu tubona yapfuye hano? Ati turabyemera. Nge ni narabaye nk'ingunge hariya ndaho imbere y'urusengero ngo patse ngo babashyize. Ndavuga ngo simbizi, njya mbyita ikinyuma kera. Isinzi yo bagiye na birukanse, isinzi yo bagiye. Ngo reka tugiye kubishakira no mu nzu yawe nta nyenzi zirimo. Harimo abantu ntabwo hari inyenzi. Niko nabashuje.
bavanemo, ntabwo mvanamo n'umwe, nta n'umuntu n'umwe mvanamo ngo muzane mu mwici. Baragenda bavanamo bose abari mu nzu badushyira ku murongo. Uwo mugore rero niwe bari bahereyeho, bamukubise inyundo nyifatira mu mutwe, fatana n'umusatsi. Ndababwira ngo maze muyikubite hano ku mutwe wanjye. Nababwiye ko nta muntu nshaka ko apfa jyewe nkiriho. Umwe muri bo wihannye bwa mbere ari muri gereza witwa Bihama, aravuga ngo icyo gipasi ari cyo muheraho. Yari umukirito yaraguye, ndahindukira ndamureba, murebye ava mu bandi ariruka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza kandi nimba uri no bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda turabasuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari mu Burundi mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge, tubabwiye ngo Imana ibaho umugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu. Abari muri Amerika turabasuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Cyane inshuti zacu ziri muri Canada tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Australia turababwiye ngo Imana ibaho umugisha. Abari muri Asia Imana ibaho umugisha. Abari muri Asia Imana ibaho umugisha. Cyane cyane abantu bari mu Bubiligi turabashimiye tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Muri Europe Imana ibaho umugisha tubabwira ngo muri inshuti zacu zakadasohoka. Rero tugushimiye inshuti wowe wakanze subscribe tukubwira ngo Imana ibaho umugisha. Dushimira cyane abantu babana natwe ku manona nijoro, tubashimira cyane. Nawe ushobora kuba bwa mbere ugeze kuri Gusenga tugusaba gukanda subscribe kugira ngo uzaze ubona ibiganiro byacu bitakugoye. Kuko rero mubona kuri kamera ya Gusenga bituri kumwe n'umushumba Gracier. Muraho mushumba? Muraho neza. Amakuru yanyu meza. Imana igumugisha kuba witabira ubutumire ubushize wari uri hano ukaba wagarutse. Rero mushumba uyu munsi twaba tukwakiye kuri Gusenga everyday tukubwira ngo turishimye kuba witabiriye. Akoze cyane. Mwatangira musenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro nyezina. Nyagasani Imana ishobora byose, reka tugushimire kuko tugihumeka n'uburyo waduhaye bwo kubaho, kuko turabizi ko hari abandi batariho, abandi bariho bakaba bariho nabi. Tuje hano rero gutanga ikiganiro buhamya, ubaye mu ruhande rwanjye, ube mu ruhande rw'abumva, kandi bumve ko ku bana b'abantu hari ibidashoboka ariko ku Mana ho byose birashoboka. Tuyobore muri byose, turenga umupaka, turimite kuko urabizi uzi gahunda. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro muri aka kanya keza kubw'izina ryawe Yesu umucunguzi mwiza, amen. Urakoze mushumba. Mushumba mwavukiye hehe mu bundi buzima? Mwakiriye Yesu ryari? Navukiye mu karere ka Gicumbi, navutse muri 52. Ndo umugabo wubatse, ubu ntago ntuye Gicumbi ahubwo ntuye Kigali hano mu mujyi, Gasabo, secteur ya Jari, akagari k'Agateko, umudugudu wa Byimana. Ndo umugabo ndubatse, mfite abana 9, abahungu 4 n'abakobwa 5, kandi ubu ndi umupastori uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Nabaye muri iri torero kuva muri 72, ariko nakijwe jyewe ndi umwana. Nakijwe ndi umwana, nkirizwa mu itorero ry'Abangirikane, hanyuma nza kurivamo ntangiye kuba umusore muto w'imyaka nka 13 n'ine, njya mu itorero rya ADEPR. Ngeze mu itorero rya ADEPR na ribayemo ndibatirizwamo, batizwa mu mazi menshi, mbatizwa mu Mwuka Wera, ntangiye gukora umurimo. Natangiye gukora umurimo w'Imana muri ADEPR muri 72, igihe mukuru wanjye Pasteur Yakobo Jacques yaravuye Gisenyi
ari we uje kuyobora ivugabutumwa hano muri uyu mujyi wa Kigali ndetse n'icyahoze cyitwa Kigali ngari. Itorero ryarakuze ajya abyara n'ubutumwa bwiza Igitarama, Ibyumba na Kibungo, hose ni wari umuyobozi. Nyuma rero aza kubona abandi bamufasha barimo Pastor Habineza yaratashye, barimo Pastor Gabriel Mvuyekure yaratashye. Natwe rero tugisigaye turi mu nzira. Muri make identification navuga ku birebana n'agakiza naho ntuye niyo ngiyo. Urakoze, utubwiye yuko muri mwaka wa 2022 niho wabatirijwe ndetse watuzwe no mu mwuka wera. Watangiye wasengewe ryari ku mukozi kuba mwarimu canke wabaye umudiyakoni hagati yaho mbere y'ikuba pastori? Natangiye kuvuga ubutumwa mu itorero rya Pentecote ADPR ntaranaribatizwamo, ariko narikoragamo ntaranabatirizwamo, ariko nari umukristo wemerwa n'itorero ndetse n'abagenzi banjye. Naryinjiyemo muri 72 mvuga ubutumwa rwose abantu bazi ko ndi umuvuga butumwa. Hanyuma mbatizwa muri 70 muri uwo mwaka gatoya, muri 72 na gatatu ribwira. Hanyuma nicyo gihe nabatirijwe no mu mwuka wera. No kuvugururwa kuko umwuka wera abana batijwe nari narabatijwemo ndi muri Anglikane, buriya habaga umwuka wera. Hanyuma nshaka muri 75 ariko ndi muri ADPR, kandi icyo gihe ndi muri ADPR nabwo nakoraga umurimo w'Imana ariko nkora n'imirimo ya leta. Hanyuma nari nshinzwe umutungo mu mujyi, matorero akorera mu mujyi, ndetse icyo gihe twakoraga no mu cyaro. Twakoraga mu mujyi muri Gikomero, icyahoze ari Gikomero, icyahoze ari Rubungo, icyahoze ari Kanombe, icyahoze ari Bicumbi, ndetse twageraga no mu Bugesera kuko hano i Kigali nicyo cyari icyicaro gikuru hariya i Gasave. Rero ntangira icyo gihe nkora umurimo w'Imana. Nabaye mukuru w'itorero muri 86, nabaye umushumba muri 90. Ndakomeza nayoboye amatorero anyuranye, nayoboye Gasave, nayoboye Jabana, nayoboye Nyabobare ho mu majyepfo, muri komine Kayenzi nayoboye Kinyinya, nayoboye na Nyabobare, nayoboye na Muyumbu. Umva rero amatorero menshi nanyuzemo kandi nagiye nsohokamo nk'intwari nta kibazo mfite, ndetse narinze ubwo njya mu kiruhuko cy'izabukuru nta kibazo mfitanye n'itorero rya ADPR. Imana umugisha mushumba uyu munsi twashaka uduha ubuhamya kuko muri 94 byabaye wari umushumba muri ADPR. Ndetse ndabona yuko ndebeye kuri ntuze ndabona ko wari Nyabubare. Wari umushumba wa Nyabubare. Nyabubare se iherereye abantu bazi Nyabubare iherereye he? Nyabubare iherereye mu cyahoze ari Bicumbi, ubu ni muri mu karere ka Rwamagana ubu ngubu. Ariko Nyabubare iyo ugeze muri Rugende ukata mu kuboko kw'iburyo, harya hose hakurya y'akararo uvuye muri Rugende ni muri Nyabubare. Ariko uyu munsi ntabwo ari hakitwa Nyabubare, ahubwo yavayemo amaparuwasi menshi. Nayiyobaraga ifite amaparuwasi ariho uba yabaye amaparuwasi arenga 5. Hari hanini rero cyane.
ubu ni muri Rwamagana birumvikana cyahoze ari komine Bicumbi. Mushumba rero ndabona yuko mu bantu warokoye abantu hafi 320 muri iki gihe cya 1994 cya jenoside yabaye. Ese Mushumba byageze gute twashaka ngo udubuhamya? Muri 1994 koko nkuko mubizi habaye amarorerwa, abanyarwanda badukira abandi barica, nta nubwo ari ukwica bisanzwe ahubwo bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu muri 1994. Icyo gihe nari umushumba w'itorero rya Nyabubare, nahaboneye ibintu byinshi kandi mbona ko umwana w'umuntu ashobora guhinduka gato, wamubonaga nk'umuntu akaguhindukira nk'igikoko. Abantu benshi no mu nzego z'ubutegetsi ubuyobozi bajya bambaza ngo ibi bintu wabishoboye ute, wabigenje ute kugira ngo ushobore gukiza abantu 320, wabahishe he? Iwanjye haje abantu benshi, abazungu bavuye muri Amerika, bavuye mu Faransa, bavuye mu Bubiligi, bavuye mu Bwongereza, bavuye mu mbese abazungu bose bo mu Buraya baje iwanjye. Abo ntigeze mbona ni Abarusiya, ariko abandi bose bageze iwanjye, ariko bakabanza kunyura muri Ibuka, kuko n'ubu nta bantu nshobora kwakira ngo bambaze ibyo muri jenoside ngo mbibabwire batanyuze muri Ibuka. Narabubashye kwemerera ko nza gutanga ubuhamya. Izi nkuru zose nzitanga ari uko binyuze mu buyobozi bwite bwa leta babyemeye, kuko hari abitwaza ibyo bakoze bagashaka indonke zabo, bagashaka iby'inyungu zabo ku giti cyabo, ntibakore ikiganiro nk'iki kugira ngo kigishe abandi bantu, kigishe cyane cyane urubyiruko ejo hazaza. Rero nta mbaraga nari mfite zashobora gukiza abantu bangana kuriya, kubera ko interahamwe naho zasangaga umwe babiri mu muryango wose barawicaga. Iyo bagusangaga uri kumwe n'abantu kanga kwitandukanya nabo, wagombaga gupfa byanze bikunze. Urugero natanga, hari umwana w'umusore witwaga Abeli waririmbaga muri Korali Hoziyana, yanze kwitandukanya na bene wabo hariya mu Muhima, bamwinginga gutandukana na bene wabo aranga, arababwira ati nta muhutu nta mututsi uri hano, ahubwo twese turi abana b'Imana. Barabishe bose nawe baramwica. Pastori Rurangangabo hano Imbandazi nawe yanze kwitandukanya na bene wabo, nawe baramwishe. Pastori Mukubu nawe Imbandazi nawe yanze kwitandukanya na bene wabo, nawe interahamwe zaramwishe. Ingero ni nyinshi z'abantu banze kwitandukanya n'abandi bakabigwamo. Nanjye nari nzi ko ngomba gupfa byanze bikunze. Indege ya Perezida Habyarimana yahanutse ku itariki ya 6 nimugoroba, ariko ubwicanyi bwatangiye ku itariki ya 7 mu gitondo. Mu gitondo nibwo nabonye abantu baje ari benshi, barambwira ngo barahunze. Se muhunze iki? Kuko bwiza ukuri byarantunguye, ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora gutema ufata undi ngo amuteme nk'utemi insina cyangwa igiti. Mbabajije ese habanje kuza umuhungu w'umusore icyo gihe yayoboraga ikigo cy'amashuri ya primaire ahantu bita Nyakariro, yitwa Nyirishinga Ernest. Ubu ni umusirikari muri izi ngabo kandi yakora neza, aranabizirikana kuko anyita papa we. Yaje bwa mbere, niwe wageze mu rugo bwa mbere, arambwira ngo nimuhishe. Yari afite agapikipiki agendaho ka Asa. Hari inzu nari ndimo kubaka nini ya habitation pastorale nashaka kwimukiramo. Noneho ndeba ahantu mushyira, uzi ko ureba ahantu wajya washyira umuntu mu byago, ukabura ufite inzu nini
niyo nzu nayigezemo nshaka ahantu mushyira, ndavuga nimushyira hariya baramubona, nimushyira hano baramubona. Numva ntangiye guta umutwe nibaza ukuntu bigiye kugenda, ariko nsenga Imana impa amasezerano ko ntacyo ndi bube, ntacyo turi bube, ndetse n'ababa bari kumwe nanjye. Nari ndimo gucukura umwobo wa toilette maze kugera muri 15 kuko nashaka kugera 20. Mfata urwego ndumanuriramo, uwo musore mumanuriramo amanukira ku urwo rwego ari kumwe n'undi mugenzi we wari uturutse muri secteur y'ahantu bita Bihembe witwa Karambizi. Ndabamanura mbashyira hasi muri icyo cyobo, hejuru mfata imbaho nshyiraho, nshaka n'ibyatsi nyanyagizaho ku buryo utashobora kubona ko hari icyobo. Wenda icyari kubikubwira nuko bari kureba hepfo ukabona ahantu najugunyaga ibitaka. Bityo rero uwo musore ku manywa naragendaga nkashaka imineke, nkafata imineke nkagenda nkajugunyamo, nkababwira ngo mwirwarize, niko nababwiraga, mwirwarize, hanyuma bo bakirwariza nyine ku manywa mu nda bagafata. Nababwiye ko bagomba gukenyera cyane mu nda ntibaze kugira ikibazo kuko birumvikana barasonzaga, ariko nababwiye ko bajya kumbanywa bazajya bashyiramo umukandara bagakomeza n'utwo tuneke bagapfa kuturya ariko biziritse kugira ngo batagira inzara cyane. Nimugoroba nkabakuramo bakarya, nkabajyana mu kazu aho twambariraga tugiye kubatizwa kuri Yorodani, tukajyamo tukarya tugasangira, bakararaho mu gitondo bagasubira muri cya cyobo cyabo aho nari nabashyize. Bityo rero ku itariki ya 7, ya 8, ya 9 abantu bari bamaze kuzurana aho ngaho ku rusengero. Nibaza icyo ndi bukore, numva biranyobeye, ariko burya nubura icyo ukora ukaba ufite Imana, utaracumura Imana, utarivanze n'abagizi ba nabi, utarifatanije nabo, Imana izakubera umurengezi, izakurwanirira, irwanirire n'abantu uzaba uri kumwe nabo. Narabibonye mu by'ukuri, nubwo abantu hari abantu bamwe babyumva ngo wabakijije ute, wabigenje ute. Hari n'inzego zagiye zimpamagara zikambaza ibyo bintu, nkababwira ko nge ntakiza, ntabwo nkiza, hakiza Imana Data wa twese. Imana itahaba ntacyo mba nashoboye gukora, Imana itahaba ntabwo nari gushobora guhisha n'abantu babiri. Hari bamwe babikiritika bakavuga batese abo bantu wabahishe ute, byagenze bite, ariko nge njyambabaza ntese ni bangahe bagerageje guhisha bikakunanira? Ni bangahe bagerageje kurengera bikanga? Ariko iyo ukoze ibyo ushoboye gukora, Imana nayo ibyo udashoboye gukora irabikora. Abantu bamaze kuza ari benshi nabajyanye mu rusengero ku itariki ya 8, ku itariki ya 9 biba byinshi. Inyenzi babwira ko nta nyenzi mfite, ariko mfite abantu, kandi nta muntu winjira mu rusengero ngo ajye kwica umuntu n'umwe ngewe nkiriho. Ndababwira nti ndi hano ngewe ubwanjye n'umugore wanjye n'abana banjye, mubanze mutwice niba muri abicanyi, mubone kwica abantu baraha, atazagira utubaza ibyo mwakoreye aha ngaha tukabona insobanuro. Ibyo bitero byarasiganye, barasiganye bibaza ngo, ndetse baranabivuga bati icyo gipasi barari cyo mbanza kwica, bavuga je kenshi na kenshi aho ngiye gutanga ubuhamya njyana n'ibyavuye mu ikusanyamakuru ryakozwe, ndarigira bararinyoherereje
bishimweho na perezida wa gacaca ndetse na perezida w'urukiko n'abantu icyo gihe bari muri urwo rubanza nabo babisinyeho. Bityo rero igitero cya mbere ntangira kwinjira mu rusengero, batangira gusigana ubwabo. Bamwe muri izo nterahamwe harabona naragiriye neza, naragaburiye, narafashije, nubwo bari muri abo, ariko batangira gusubiranamo bati uyu mupastori arazira iki, ngo ngo umupastori arazira iki, abandi baba bicaga bazira iki. Birababaje kuzira we uko wavutse ni Imana yabishatse, uko wabayeho ni Imana yabishatse, nta mpamvu rero yo kuzira ubwoko bwawe. Bityo rero igitero cya mbere kiragenda, haza igitero cya kabiri, nacyo kinsaba ko ngiha abantu, ariko mbabwira ko bidashoboka ko mbaha umuntu numwe wo kwica. Nta muntu numwe nifite wo kwica, niko nabwiye izo nterahamwe. Barakomeje barasisimba, barongera bavananamo bashaka kwica, ariko kuko nari nabahakane ko nta muntu numwe mbaha, nababwiye ko nta nyenzi mfite. Nyenzi n'udusimba twa parasite, niko nababwiye. Naritanze numva ko nta muntu numwe bagomba kunkuraho ngo bajye kwica, nubwo bari benshi 320 ni benshi mu mudugudu muzima. Nababwiye ko nta muntu numwe mbaha, numwe ngewe nkiriho, banze mu nyici. Inabyiyemeje. Kandi burya umuntu wese nta nubwo ari gihe wahisha abantu gusa, burya umuntu wiyemezaga guhisha umuntu mubahigwaga nawe yabaga yiyemeje ati nanjye mu nyici. Burya yabaga byiyemeje ko agomba gupfa byanze bikunze, kandi barabikoze. Nk'ingero nabahaye mwazumvise, barabishe rwose. N'abandi ntazi benshi cyane bagiye babica, bagiye bica n'abasirikare ubwabo bahisha abantu. Interahamwe zakoze amarorerwa, igihugu cyacu cyari cyagushishana. Bityo rero igitero cya mbere cyaragiye, haza icya kabiri, nacyo kinsaba ko ngiha abo bantu ngo bice. Ndanga ndababwira ngo oya, nta muntu numwe mbaha keretse jyewe ubwanjye mu batware ntakiriho. Bamwe muri bo bashatse kwiruka, kandi koko baranabikoze bariruka, ariko njya hanze mvuga ijwi rirenga, ndavuga ngo bashango mugiye kunyicira abana. Bamwe muri bo barimo babandi nari naragiriye neza, baravuga ngo shango ngo abana bo kwa paseri mugiye kubica, ngo nimugaruke. Baragaruka. Nari mfite abana 300 se. Imana yashatse kugukiza ntiburuka ibigenza. Shaka inzira zose. Ejo ne nababwiye ngo ikura ibishoboka mu bidashoboka. Uko ni ukuri nanahagararaho nkaguhamya. Abantu bari birukanye, abo bantu bari bahunze baragaruka. Abantu nabo ndabahamagara nabo baragaruka. Baragenda. Bamaze kugenda nibaza icyo ndi bukore, navuga ntese abantu nibagaruka. Nari numvise ko bishe umupastori witwaga Nyaramba hakurya y'iwacu aho bita muri Sake irukumbere. Bamwicanye n'abakiristo mu rusengero, bose nta numwe yasohotsemo. Ndavuga ni nanjye nibagaruka baranyicana n'aba bakiristo banjye bose. Ariko nta nubwo bari abakiristo gusa, bari bavanze. Baturutse nawe, baturutse Inzige, baturutse aho bita Inyamatete, baturutse Karenge hepfo, bari baturutse impande zose, ntabwo ari abaho gusa. Ariko hazagamo n'abantu batari abayoboke b'itorero rya ADEPR. Ntabwo rero nari nshinzwe kujya kubaza ngo wowe uri umwadeperi, uriya ni umwadeperi. Cyo nagomba gukora no gutabara abantu bahunze ubwicanyi bw'interahamwe. Hanyuma bagiye rero ndabaza ntese urumva nibo bambaje baramaze ngo urumva turi bukirira aha. Ndababwira niba mwaje hamuzi ko muhakirira, niba Imana ikimenyetso muri burebereho, niba Imana yarampamagaye akaba ari yanzanye muri iri toro rya Nyabubare, ADEPR Nyabubare,
nta muntu uri bupfira ahangaha niba atariyo yanzanye. Ikimenyetso kinyereka ko atariyo yanzanye baratwica. Nimubona banyishe mumenye ko nta Mana ibaho. Nanjye nimbona hagize umuntu n'umwe bicamo ndamenya ko atari Imana yanzanye hano. Duhagarara kuri icyo kintu, namwe murumva ko gikomeye kubwira abantu ngo nimubona munyishe mumenye ko nta Mana. Imana se ntiriho, ariko nashaka kubakomeza, nashaka kubaha assurance ngo bamenye ko ni Imana yanjyanye hariya kandi ni Imana koko yanjyanyeyo. Ntabwo naje gutanga ubuhamya bw'umuhamagaro, naje gutanga ubuhamya ibyo mumbajije mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Rero ndababwira nti mugumaho, nidupfa turapfana, nidukira turakira, bagumaho bose. Ariko igitero cya kabiri kigiye, ndavuga nti se nibagaruka noneho biragenda bite? Ntangira gutekereza ko baca amatsinda. Mbaca amatsinda mu bubati, sagari dore nashyizemo abantu, munsi y'ibitana nashyizemo abantu, munsi y'urugo mu duhuru nashyizemo abantu, ahantu hashoboka hose. Nawe urumva abantu 300 ni benshi, urumva byamfashije ariko gito. Nabikoze mu buryo buhambaye, nabikoze mu buryo bw'umwuka. Ndangije igitero kiraza, kiragaruka bwa gatatu, ariko baragiye bakora inama. Umwe muri bo waguye yari umukristo, araza arabatoroka, araza arambwira ati pase, tumaze gukora inama, nta muntu n'umwe uvaha, mwese turabica, niko inama imaze kwemeza. Ndamubwira Imana nibemera mutwicisha, niko namubwiye, nibemerera hakundi twagirwa iraba yabyemeye. Aragenda nako igitero kije nako agiye, nibwo natangiye kubaca amatsinda, maca amatsinda hirya no hino. Ariko nta kindi natekerezaga, naravugaga nti reka mbaca amatsinda baraza batwice koko. Ariko birashoboka ko nta muntu wica abantu ngo abamareho. Birashoboka ko hazagira itsinda risigara cyangwa abantu bake muri bo bakazabara inkuru. Nicyo cyatumaga ndimo kubatatanya. Ariko giye n'umugore wanjye n'abana bo nta twari twamaze kwishyira kuri disposition gupfa, twari twabyemeje. Nabaje umugore wanjye, uremera ko ari twe dupfa mbere ntitugira umuntu tubona yapfuye hano? Ati turabyemera. Abana bari batose nababajije, nabyemeye, numva ampaye imbaraga nyinshi. Tubaho kiragera, baraza bajya mu rusengero, ni abashyize barababura. Nge ni narabaye nk'ingunge hariya ndaho imbere y'urusengero ngo patse ngo babashyize. Ndavuga ngo simbizi, njya mbyita ikinyuma kera. Isinzi yo bagiye na birukanse, isinzi yo bagiye. Ngo reka tugiye kubishakira no mu nzu yawe nta nyenzi zirimo. Harimo abantu ntabwo hari inyenzi. Niko nabashubije. Bavanemo, ntabwo mvanemo n'umwe. Nta n'umuntu n'umwe mvanemo ngo muzane mu mwici, ugiye kubikuriramo. Ariko ubwo ndimo gusenga mu mutima, ni wa Mana we, nibura aha wigaragaze. Yarigaragaje. Baragenda bavanamo bose abari mu nzu, badushyira ku murongo. Harimo abana nari natsintera hamwe mu muhanda imbere y'urusengero bazishoreye twana tubiri. Umwana witwa twana tubiri, umwana afite imyaka 9, ndafite imyaka 10. Umwe yitwaga Mutesi, undi yitwa ndamwibagiwe, undi wa kabiri. Mbabazi intera hamwe niko bashaka. Nabo bana nabo murabica, mugiye kubica ngo kubera ikisi. Nimubanzanire abo bana, nimubica Imana izabambaza. Barabazana, nibo bujuje umubare wa 320. Bashyira mu bandi, bashyira mu nzu, barahindutse. Mbabaza aho bavuye, sinari mbazi. Ibyo nabikoraga ntashingiye ko abantu mbazi, no. Ahubwo nari nejejwe nuko hazagira umuntu n'umwe uzarokoka akavuga ko ari njye wamufashije. Bana baraza, mbajyana mu nzu, mbwira madamu zana ibiryo, mushaka ibiryo tugaburira abana.
bari bafite ubwoba iwabo babishe bareba babavanye muri plafo n'abantu bari bifashije bari bakize noneho twari utuyobe ariko twari twahindutse twari twatangiye kwirabura n'inzara ubwoba nuko abana ndababwira ni mwicara aho ngaho bazana ibiryo kuri plateau bicara hasi ku kirago nanjye nicara hasi nicarana nabo ndababwira murye turisha intoki barisha intoki nanjye ndisha intoki turarya ndababwira muhumure ntabwo mupfa nimubona banyishe mumenye ko namwe mupfa ntimutinye ntimugire ahubwo mutangire no gukina n'abandi bana hanze ntimuze ngo mwishe hamwe n'abo bantu bakuru barahangaha oya muhumure Imana iraturinda ariko nimubona banyishe namwe muratekereza ko muri bupfe ariko nimubona nkiriho muhumure ntacyo muzaba nagiye kubashingira ubundi njye bene wabo hari mwene wabo ari muri Amerika yavuyeyo araza arambaririza bamubwira ko hari umupastori witwa Kanaka arambaririza amenya ko ndiho antumaho musanga muri Banque Nationale aho yakoraga ari we arashinzwe statistique arambaza ati ni wowe wahishe bashiki banjye ntabwo ntabwo ari njye n'Imana ko nari mfite abantu benshi ntashobora kubona aho bahisha ariko Imana yakoze ubutabazi niyo yadufashe icyo akora icyo nakoze nuko nasabaga ko ari igihe bica mbere hatagira umuntu n'umwe bica ndebe kandi ikindi nakoze nuko nabaciye amatsinda nibwira ko wenda hari abantu bazasigara ariko bose babayeho nta muntu n'umwe waguye iwanjye tugukorera iki ndamusubiza ngo muzambera abavandimwe beza urumva umuntu nyuma ya jenoside hari inzara hari ibibazo byinshi ariko nta bintu nashakaga ko abantu bampa ngo kubera ko nahishe bene wacu no urugero naguha n'ubu perezida wacu yatanze agashime ku bantu bahisha abandi ko bazabaha miliyoni 10 ku muntu ntabyo nagiye kubaza niba barazitanze ariko hari abo numvise ngo barazibonye ntabyo nagiye kubaza niba bazazimpa bazampamagare ariko nanamubwiye mbwira n'abandi bayobozi ntago naza guhembesha ngo nahishe bene wacu abandi bantu bajya bambaza batari ko pasteur bagwaye amafaranga ntiwadohaho ahubwo ntayo bampaye habo yarabivuze kandi iyo president avuze ikintu urya bari itegeko ariko jewe nzajyayo bantumyeho ariko batantumyeho ntabwo nzajya kwishyuza ngo ni mumpe amafaranga batanze kubera ko abantu bahisha abantu no mfite Imana izampemba nubwo n'abayobozi barambaje ngo se abantu bagahembwa bakaba barabagahembwa uraho ntuze ngo naye baguhembe no ya ngewe nzahembwa mu ijuru bagaseka mushobora mwatubwira ingene igitero kiraje ubabwiye ko utisinze iyo bagiye babavanye ku murongo abari mu nzu yego badushyize ku murongo batangira gushaka kwica bahera ku mugore wari umugore w'umugabo wakoraga muri Wasake Ikarenge witwa François uwo mugore yangezeho amaze iminsi 5 mu gihuru n'abana barabaye naburumva abantu bari bamaze iminsi 5 mu gihuru mu gisambo banyagirwa muzi ko hari imvura yarakomanze kwidirishya aho nararaga arambwira ngo ni Helena uvuye he Helena ati mvuye mu gihuru aho nari nihishe none ndaje ngo mumpishe humura shanti ndaje nkukingurira ndabyuka ndagenda ndamukingurira muzana mu nzu icyumba cyanjye aho nabaga ku buriri cyari cyuzuye ku buryo kugira ngo ngere ku gitanda nacyo ndara no hejuru y'abandi bantu nagomba kubabwira bagahina amaguru nkabonaho ntambukire kugira ngo ngere ku gitanda uwo mugore rero niwe bari bahereyeho kuko umugabo we yari inkota yajyaga bimbwira n'uwo musore witwa Nyirishinga bajyaga bambwira bati no twe tugiye ku murindi
gukora iki se tugiye mu Nkotanyi kandi tuzabatsinda mwabahungu mw'ibyo bintu nta wundi mujya mwibwira batoya bati niwe twizera tubibwiye batariko ntituzi ukuntu tuzagwisha atariko tuzatsinda buriya bari bafite morali ko bazatsinda badushyize ku murongo rero nsubira inyuma gato bamukubise inyundo nyifatira mu mutwe fatana n'umusatsi umva ntiyanasokozaga byari bimeze ukuntu ndababwira ngo maze muyikubite hano ku mutwe wanjye nababwiye ko nta muntu nshaka ko apfa jyewe nkiriho mubanze muyikubite hano narashize ubwoba numva gupfa ari byiza nabonaga abantu numvaga abantu hirya no hino bicwa nkumva byarantinye Imana yanshyizemo gutinyuka kubatinyuka rwose ntabwo nigeze nabihisha barangije nyimaze kwifata mbabwiye ngo nibanze muyikubite mu mutwe wanjye batangira none kujya impaka atari ko uyu mupastori muramwicira iki umwe muri bo wihannye bwa mbere ari muri gereza witwa Bihama arabanga icyo gipastori ari cyo muheraho yari umukirito yaraguye ndahindukira ndamureba murebye ava mu bandi ariruka mwabyahunga nta umwiruka naramurebye gusa ariruka nkava mu bandi ariko niwe wihannye bwa mbere yihana avuga ko ngo hari umupastori witwa nge Mitsindo ngo niba tuje kwica abantu ngo ku rusengero rwayoboraga bari bazi ko napfuye hanyuma rero nibwo baje kunshaka abayobozi ba prefectura baza kunshaka iwanjye hariya baza kumfata n'imodoka banjyanayo ngeze nsanga baruganije igiterane kinini cyane umusozi uruzuye mpageze ndicara numva baravuze ngo umushyitsi mukuru twari dutegereje ngo araje ndeba iruhande umushyitsi mukuru ari hehe ati ni wowe batangira kumbaza rero bambwira ibyo abanyururu bavuze urabona ko aho ngaho muri iyo dosiye babishyizemo batangira kumbaza ibyo abanyururu ko batubwiye ko ari we wahishe ndetse ugakuramo ishati nageze ubwo nkuramo ishati nibanze mu nyice ishati se yari imbunda yari erikate nibatunze ngo ndabarwanya gukuramo ishati ngo nimunyi byari byose byari bivuze iki byari byoroshye gukubitamo isasu cyangwa bya bikoresho bari bafite ariko nkuyemo ishati bariruka nasanze bari abanyuru bari barazanye barabivuze nkuyemo ishati bariruka abo bantu basiganaga n'inarigire neza mu gusigana ubwo bari bashatse kwicana baragenda ngo nimubareke tujye gukora ahandi babyitaga gukora kwica babyitaga gukora bamba iruhande bava mu rugo aho twari turi baragenda bajya kwica ahandi hirya aho duturanye hirya no hino noneho bahavuye igitero cya gatatu cyavuye inkotanyi ziba zirahageze arampamaga ariko hari umusirikare w'inkotanyi nabonye munsi y'urugo mu Masaka ahagaze ibyakorwaga byinshi sinigeze mumenya n'ubu ntawaje kumbwira ngo ni ngewe burya oya ariko naramubonye barambaza ngo pase ngo kuki utahunze ngiye ntago mpunga ntago ndi umunyepolitike ko nababwiye ngo va hano tugiye kwarwanira kandi isasu ntiritoranye abantu bangenda shorera turagenda ramanuka tugera ahantu ku mazi ku ruzi dusanga hari akato gato tanga amafaranga baratwambutsa tugera hakurya kuri Juru ku musozi wa Juru mu Bugesera nyine tuhageze interahamwe ziba ziri imbere babwira ntago njya mu nterahamwe noneho ziratwica n'aba bantu ducumbika ahandi twagenderaga hano interahamwe zikagendera nk'ariya hirya ku rusengero rwa Majyambere nanga kwivanga nabo habaye ibintu bikomeye cyane iyo mbyibutse numva ngize ikibazo gikomeye nibaza niba ari njye bababwiraga ibyo
niba ari nyababwira interahamwe gutyo bafite amasasu bafite za stream bafite za grenade bafite nibazaga niba byaranyobeye iyo mbitekereje biranyobera nkumva ahubwo nkumva ngize ubwoba ariko nkongera nkatabarwa nuko nari navuze ngo Imana niba ari yanzanya izaturinda izarinda abakiritu bari bahungiye aho izarinda natwe nguko uko twakize inkota n'abantu banjye turokoka dutwe rero icyo mbwira abantu baduteze amatwi cyangwa bazatwumva ntibatinyuke barengera abandi bishyire mu mwanya wabo abarengana barenganurwe barengera abandi badategereje inyungu barengera abandi badategereje ibihembo oya niba hari abarengana uzi ko bazira ubusa we kwishyira mu mwanya mwiza ngo ni wowe ushaka kubaho kuko nawe yashakaga kubaho ibyo nabishingiyeho rero ndengera bene wacu bari bampungiyeho kandi Imana irabishoboza ariko iyo abapasitori iyo abapadiri iyo abayobozi muri iki gihugu bahaguruka bakarengera abantu bahigwaga abantu twatakaje bishwe muri iki gihugu bazira uko baremwe ntabwo baba barapfuye wenda hari gupanye politike bake bo hejuru mu nzego ariko abaturage hirya no hino ntabwo bari gupfa nuko gusa ari ibintu byari planifiye bien avant bimaze igidongo byari byarateguwe imbere abantu bose babiziranyeho abo babonaga batazafatanya nabo ntabwo bababwiraga ni gute wambwira ngo indege ihanutse hano i Kanombe yahanutse genyirebe kuko iyo uraho nayoboraga kuri paruwasi twarayirebaga indege zinyura hejuru yacu yahiye tuyireba ni gute indege yahanukira hano i Kanombe umuntu w'Icyangugu agatangira kwica ni gute indege yahanukira i Kanombe umuntu w'Igisenyi wo mu Mutara w'ibyumba hirya no hino bagatangira kwica none se ubwo iyo ndege wenda iyo bica bari kwica hano i Kigali da i Kanombe aho indege yaguye igihugu cyose guhita kicana ako kanya nge mbona ko ari ibintu planifiye kandi ntabwo ari impanuka ntabwo indege yari yatumye abantu bicana no ahubwo ni byari byateguwe n'umutego wari uriho kuva kera rero icyo nsaba ku rubyiruko cyane cyane maze iminsi njya muri za kaminuza barampamagara nkajya kubaha ubuhamya kubigisha nk'abantu ubuhamya navuye hirya gato muri Polytechnique mu Ruhengeri Musanze navuye muri New Life hano Kicukiro n'ahandi ngenda ntabwo nababwiye ngo cyane cyane urubyiruko ngo bazirinde batazagwa mu mutego nk'urubyiruko mu mutego w'abagenzi wabo baguyemo muri 94 kandi nkongera nkabwira n'abakuru birinde ikintu cyo kwigisha cyo propagation y'ingengabitekerezo iriya propagande bayireke uyifite yigumanire mu mutima yimire kuko nihinduka izamuhitana wizajya ihinguka inyuma izamuhitana ndabibabwira aho ni ku bantu bakuru ariko urubyiruko ababibonye batarabibonye kuko urubyiruko abayibonye ni bake abatarabibonye ubu nibo benshi birinde mu mashuri ngenda mbibabwira kuzirinda kugwa mu mutego abantu ngo babashuke bagwe mu mutego bagambanira igihugu cyabo jewe nagiye mu bihugu iyo hirya mu mahanga nta gihugu kirute igihugu cyawe kavukire kibaho nta gihugu kiruta igihugu cyawe kavukire kibaho nagiye mu bihugu binyuranye ngiye mu kazi nageze mu Faransa barambaza ngo igihugu cyanyu kandi abafaransa burya nibo bagize influence ba mbere influence yo kwica gukora genocide y'abatutsi hano muri iki gihugu je narababonye nabibone ku mupaka nako kuri barriere babaza ngo twatutsi
nasanze icyo gihe babaza ibyo bintu mbasanze kuri sale motora yari Remera, narinje kwa mukuru wanjye Kayihura kureba niba bakiriho, numvise babuze ibyo bintu nagendaga icyo gihe n'ipikipiki nsubira inyuma, nsubira Igicumbi yo nari mvuga, ndavuga nti niba abazungu aribo bagiye kuri bariyeri baratumara, ndagenda nsubirayo. Inyigisho igituma abantu ibi mbabwiye nagiye mbizira, narabizize. Hagati aho baje kumpa n'inka, banzaniye inka ni yayo, nanyoye amata Kagame yampaye, nshatse najya mwirahira, nanyoye amata menshi na kariya kamodoka mureba ni inka za nyuma nagurishije, njya muri banki nongeraho nigura kariya kamodoka kavuye ku nka Kagame yampaye, nanyoye amata menshi, nakamiye n'abandi, nahaye n'inka zarabye ndazitanga nanjye. Niba hari umuntu Imana yakoresheje kugira ngo abanyarwanda bariho uyu munsi babe bariho, ni Kagame. Yaramukoresheje ku buryo nge ntago mbaza hano mu Rwanda mfite uko mbazi bakiriyo ngiyo, ntago ari ubuhamya, ari bwo buhamya naje gutanga, ariko yarabakoresheje bariya bagabo, yarabakoresheje ku buryo buhambaye. Yarabakoresheje bariya bagabo barimo barwigema, barimo bakayitare, intare batinya, bari bayingana, babunyenye, yarabakoresheje. Buriya twatakaje abantu b'ingirakamaro, iyo bareka bagatahuka mu mahoro bakaza muri iki gihugu cyacu kiba kimeze nka Canada, cyari kugira imbaraga zidasanzwe, bari kuzana amafaranga, bari kuzana imbaraga, bari kuzana abantu bafite. Abantu iyo batahuka bakaza muri iki gihugu cyacu bakaza neza, iki gihugu uko mukireba uko kiba kikubye inshuro ntazi, ariko bakoze ibintu bikomeye cyane. Aho naringeze mbabwira ngo ngeze iyo hirya muri icyo gihugu cy'amahanga, barambaje ngo twipresenta, nababwiye nti je suis pasteur, je ne suis pas un politicien. Si vous allez me poser des questions, il faut me poser des questions en rapport avec pastorat. Sindi umunyepolitike, ntimumbaze ibibazo bibana n'igipastori. Barambaza ndi hejuru kuri podium, twakoreye inama, twari turi muri Sena y'Ubufaransa i Paris. Barambaza ngo pasteur nibagiye kubazanira ibitabo banyanditseho amakuru ndafite, nubwo bene wacu batanyemera kubwisoni bagize zo guhisha abantu, ariko isi yose iranyemera, ariko ikiruta byose Imana yo mu ijuru iranze. Gikorwa nakoze irakizi, igiha agaciro, nubwo abantu batagiha agaciro hejuru barabizi. Ngo après génocide perpétré contre les Tutsis rwandais, niko bambajije. Pouvez-vous nous donner la situation de votre pays? Nanjye ndababwira nti vous avez me posé une question vraiment très pertinente. Mumbajije ikibazo cyiza cyane. Le pays dont vous avez tué, actuellement, il est déjà ressuscité. Cya gihugu mwishe, cya kindi mwishe ubu cyarazutse. Baje pe baraho, y'umuzungu arakatangira kuzunguza imitwe, ku mutima nti ndababwira sha nta kintu muntwara, Imana yatumye ngera mu Faransa data atarahageze cyangwa mama irabizi. Barongera bambaza ikindi kibazo cya kabiri ngo la population rwandaise qui constitue avec différents ethnies, est-ce que pouvez-vous nous donner la situation entre eux? Oui, la population rwandaise, nous vivons dans la complémentarité, dans l'unité et la réconciliation. Tubayeho mu buryo bwo kuzuzanya, ariko mu bumwe n'ubwiyunge. Bakoma amashyi, hari abantu badushyigikiye bakiri batoya mu Bufaransa, benshi cyane bakiri batoya. Hari ishyirahamwe ryakoreragayo ryitwa EGAM, nasize nshinzeyo bufatanye, twebwe batwitaga abajiste, abantu bahisha abandi mu Rwanda icyo gihe batwitaga abajiste. Nasize mbwiye umuzungu witwaga Benjamin Abta, wagize uruhare cyane cyane
kugira ngo njye muri iryo shyirahamwe ko twashyiraho ishyirahamwe ry'urufatanye hagati y'abantu bahisha abandi cyane cyane bahisha abisirayeli igihe cyo bicwaga noneho ngo dukore ishyirahamwe n'abantu bahisha abandi hano mu Rwanda yongira abantera inkunga yongira uburyo mucyo niwe wari warafashe icyemezo cy'uko azanshyigikira nkandika ndetse n'igitabo yarapfuye cyica amahirwe gitera ibibazo rero nubwo batwica bagafasha icyemezo cyo kutwica n'abanyarwanda bagafata icyemezo cyo kwica bene wabo ntawica umwana w'umuntu ngo amuvaneho amumare ntabwo Imana ibikunda ntabwo byakunda iyo abantu bafata baya initiative yo guhisha abantu cyangwa ntibabatange kuko hari ngo nabagiye babatanga murabizi hari n'abapaseri bafunzwe ibyo si gitangaza ariko hari n'abandi batinye cyo kwa ntibagira icyo bakora cyakora mwabagabo mwe byari bikomeye mwabagore mwe muri iki gihugu byari bikomeye Mana yanjye byari bikomeye nanjye naritanze nzi ko sinzi icyatumye mbaho ni hejuru n'Imana yo mu ijuru ariko ntabwo nagomba kubaho icyo gituma abantu bambwira ngo kuki ntakunda kubivuga ngo ntango buhamya abazampamagara nzababwira ariko sindirimbo nagenda ndirimba ngo nahisha abantu muri 94 no Imana ndabwira Imana irabizi si ngombwa ngo mbwira abantu Imana irabizi rero nguko uko nashoboye kugira akantu gato nkora ariko ibindi byose byakozwe n'Imana abantu bajya babyibaza ariko nuko byagenze y'abantu bagira initiative bagatinyuka bakakira bene wabo bakabagirira impuhwe bakabahisha bakishyira mu mwanya wabo abantu twapfushije ntago baba barapfuye ntago baba byarakunze bo sinzi niba hari ibindi bibazo mwambaza cyane wenda kubyo mvuze cyangwa hari ibindi mufite mwambaza abasozi urakoze pasiteri Imana igumugisha mushumba se muri ico gihe ko abantu bari barigishijwe ijambo ry'Imana ndetse hariho n'amatorero ngo barabanyamwuka basenga uko Imana yavugana mu itorero ese Imana yabivugaho iki ese abantu bahindutse ute abantu bakijijwe noneho umuntu yarangiza byagenze byahindutse mu kanya ubundi ntabwo bari barakijwe neza ngo bagere ku musi cyangwa ngo bamara amazi reka nkusubize reka mbanze mvuge icyo kibazo aba bafaransa barakimbajije barambaje ngo Pasteur Gracier en 1994 la population rwandaise était 95 chrétiens. Est-ce que pourquoi génocide a été réalisé, a été appliqué dans votre pays? Niba mwari 95 kwijana muri abakristo kuki genocide yakozwe mu gihugu cyanyu ni nk'icyo warumbajije narabashubije ngo byukuri iyo abakristo abanyarwanda baba abakristo 95 kwijana narabashubiza ni si réellement la population rwandaise était 95% vrais chrétiens convaincus génocide ne devait pas être appliqué iyo baba abakristo 95 kwijana kuko bakijwe neza bizera ntabwo genocide bayarabaye ahubwo hari ibintu bita mu gifaransa les charnels donc hari bamwe bita les païens bandi les charnels les païens n'abapagani les charnels n'abanyamubiri abo nibo bari biyuzuriye muri iki gihugu bakabeshya ngo n'abakirisitu abo nibo njya nita ibikirisitu iyo baba 95 kwijana ntibaba baraneshejwe n'abantu 5 kwijana ngo bice miliyoni irenga mu mezi 3 ntago biba byarakunze ahubwo bishushanyaga muri icyo kintu cy'ubukirisitu abakirisitu baragaragaye n'abishushanyaga baragaragaye kandi habonetse ko ahubwo abenshi barabapa ahubwo nge abo 5 nibo nagira abakirisitu ariko 95 kwijana bari mu matorero bishushanya bumvaga ijambo ry'Imana twarigishaga koko ari naho nageze sanga bahiciye abakirisitu banje hari iyo ngiyo hirya ibicumbi baranyereka ngo patse ngo dora abakirisitu twabagaritse ese mwabahoye iki ngo bari bavuye gusahura nkuko bambwiye kandi bishwe n'intera hamwe bene wabo
ngo babuye gusahura. Iyo iki gihugu inkotanyi zitagifata, baba barisha abo bakeneye bagasubira inyuma nabo ubwabo bakoherana inkota. Abari kuba basahuye byinshi, abari kuba bagiye mu mazu meza, abari kuba barashatse abagore abakobwa b'abatutsikazi, bari kwicana. Bwana we, mujye mushima Imana ko inkotanyi zafashe iki gihugu. Mujye mushima Imana, mubishimira Imana, kandi n'aba bayobozi bariho iyo baza bagakora ibyo bariya bakoze, iki gihugu kiba cyarahindutse umwirare. Mujye mushima Imana kandi musabira aba bagabo bakoze ibintu bikomeye cyane, kandi umuntu watangije ubumwe n'ubwiyunge. Ejo bundi nababwiyeho gatoya, buriya ni Perezida wa Repubulika Kagame Paul, bari ku murindi bagiye kuza kubohoza iki gihugu. Yarababwiye ngo ndabizi mugiye gusanga imiryango yanyu barayimaze, kandi mufite imbunda, amasharijeri yanyu aruzuye, ariko ugiye agiye kwihorera nasubire tuvuye. Nuko yababwiye, amakuru menshi ndayafite. Nuko uzi ko agiye kwihorera nasubire tuvuye. Mwabagabo mwe, iyo baza bagasanga umuntu ufite abantu 20 kaza gasanga nta numwe urimo, akabaza abantu bari barahate abantu bagiye he, agasubizwa ngo ntago babizi, niko ngo basubizaga. Uwo muntu afite amasasu 90. Ejo haro twaganiraga, twagiye tuvuye mu nama mu karere, arambwira ati iyo twari dufite amasasu, buri muntu yari afite amasasu atari munsi ya 90, ariko yari yaduhaye itegeko twajya gusura imiryango yacu, imbunda n'amasasu tukabisiga kuri secteur, ariko ntitubijyane mu miryango. Kandi koko abashoboye kugenda bakagerayo ni babandi bakoze amahano, ariko nabo barabizize. Uyu mugabo witwa Kagame, Perezida wa Repubulika, ni umuyobozi, ni umutegetsi, kandi ni umunyampuhwe, kandi ni umurengezi, ni umucunguzi. Yabaye umucunguzi utari Yesu, ariko yabaye umucunguzi w'Abanyarwanda muri sansi yo kurengera Abanyarwanda bicaga no kubaka iki gihugu. Utembere muri iki gihugu hirya no hino ukareba ukuntu yakigize, iki gihugu ukuntu kimeze, wavuga uti kabisa wamwengerera imyaka nka 20, iki gihugu cyaba ikindi gihugu, ntabwo cyaba cyitwa u Rwanda, ahubwo banza bagishakira irindi zina. Murakoze. Icyo nakongeraho nuko abantu bakoze amarorerwa bagakora jenoside baranga aho bashyize imirambo y'abantu bishwe, kugeza ubu imyaka 29 Abanyarwanda bagishyingura abantu. Biteye isoni, birababaje. Icya kabiri, donc icya mbere ni icyo nagira ngo abantu baza aho bashyize abantu babarange. Nibashaka bandika impapuro bajye bandika bazite mu nzira cyangwa bazite kubiyoza ahantu, ntibishyireho amazina, ariko baranga abantu aho bari, dushyingure, tuzarangize umurimo wo gushyingura mw'abantu. Icya kabiri, nagira ngo nsabe abantu bakoze jenoside basaba imbabazi. Umurimo iriya buriya butabera bwitwa Gacaca bwakoze umurimo ukomeye cyane, umurimo ukomeye cyane. Bene abo bagize isoni z'uko nesha abantu bashatse kuntanga icyo gihe, leta irantabara, navuye ko bwa leta bari banjyanye ngo ngiye gutanga ubamenye izo banjiramo amapingu, baragenda bajugunya muri gereza. Ngezeyo ndandika, ndatabaza, barantabara yo kagira Imana, ko Mana we, ndatabarwa, ndagaruka, ariko sinabuze ko mare by'umweru 2. Abantu bibaza uko bigiye kugenda, abantu ibuka yarahagurutse, buribuka yakoze umurimo ukomeye cyane muri iki gihugu, no gutuma abantu bamenyekana ko bahisha abandi, nukubera ibuka. Burya yakoze umurimo ukomeye cyane. Ibuka nibo baje kudushaka bafatanije n'Abadage bari mu muryango, uwo muryango wampaye yo certificat de mérite bafatanije n'ubutegetsi bwite bwa leta.
rero icyo nabwira aba bantu bakwiriye gusaba imbabazi. Icyo ni icya kabiri, bakwiriye gusaba imbabazi babikuye ku mutima. Nese nibatazibaha barazora babo bagiye bazazibaha, kandi koko ababisabye bazisabye barazibaha, ariko bakagombye gusaba imbabazi babikuye ku mutima. Icyo kiruhura n'abantu babuze abantu babo. Ni icya gatatu, oya icya kabiri, kuri be y'icyo cya kabiri, abantu basaba imbabazi ariko bagenzi babo ndabizi ko biteguye kuzibaha, ndabizi ko biteguye gutanga imbabazi, kandi abenshi barazitanze. Ubu barafatanya, abantu batangiye no gushyingirana, barababaranye, barafatanya. Ariko icyo kintu cyo kutavugisha ukuri ni ikintu kisha abantu mu mitima. Icya gatatu mperukiraho ni cya kintu nababwiye cy'uko abantu bazirinda bakarinda ubwabo, abantu bakirinda ubwabo. Uriya mudogiteri wicaye hepfo yaranyigishije ijambo ntazibagirwa. Arambwira ati umuntu atikoreye introspection ni ukwigenzura, ni ukwireba mu bwawe. Iryo jambo uriya mudogiteri yaranyigishije, narayifashe. Hari n'ibindi byinshi yanyigishije nafashe, ariko introspection ni ukwigenzura ubwawe, ukirebamo. Abantu batarirebamo ngo bishyira hanze bivemo, turacyafite ibibazo. Abo bantu rero, baba urubyiruko, baba bakuru, abantu nibakoreshe ukuri kose, igihugu cyacu tukibumbatize amahoro, ubumwe n'ubwiyunge. Murakoze. Nyagasani Imana ishobora byose, reka twongere tugushime kuko nturamirwa kutwumva. Iyo tubonye akanya tukavuga izina ryawe birakunezeza. Turagira ngo abantu bose, abari muri iki gihugu, abari mu mahanga, bazumva ubu buhamya, bizagira icyo bibamarira mu bugingo bwabo. Abazabyumva ari urubyiruko, ari abakuru, bizagira icyo bibamarira mu bugingo bwabo. Kandi dukoze neza, nta mategeko ahana abantu bakoze neza. Imana yo mu ijuru, Imana Data wa twese, na Yesu Kristo n'Umwuka wera bashoboza abanyarwanda bari hano n'abari hanze kugira icyo bakora, kwivamo, bakikorera introspection, kugira ngo dutunganye igihugu cyacu kibe igihugu cy'amata n'ubuki. Mbisabye ntyo, mbyinginze ntyo, mu izina rya Data wa twese na Kristo Yesu n'Umwuka wera nwo tubisenze. Amena. Murakoze inshuti za Gusenga yo tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Ikiganiro nawe utaha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.